Usko abafana basigaye baza kuri game babona umusifuzi bakitavuga ngo ngubwo ngo ari uyu nguyu ngubwo afana amaposta ahantu hose mu mujyi hose ni BL biriya federasiyo yacu yabyigiyeho kweri. Federasiyo man Ferwafa biri gukora ibintu byose ishoboye kabisa. Tuvugishije ukuri nimba urebye basket kera tugifite Petit Stade yonyine ibyo gushima nibyo byinshi kabisa. Nuko ikintu cyambabaje cyane bura nuko Osborne atazakina bare. No yari n'inshuro yewe ya mbere. Hey everyone, did you ever struggled by getting a basketball updates on news? I know you did. But yo, we got you covered. Africa is now. Borazone is a very good platform for y'all that is trying to provide every single detail about basketball, especially here in Rwanda, through our social media platforms. Please catch us up on our podcast and click on the subscribe button on our YouTube channel and make sure you are following all the articles published on our website, which is www.borazone.africa. And don't forget to follow our Instagram page as well as TikTok and Twitter. All we want is to keep you updated. Peace out. Hey, what's up? Nizere ko meze neza. This is Borazone once again. Uri kumwe na Rutayisire na Moses. Bimeze bite se? Na fresh kabisa. Meze ute se? Amahoro. Cyumweru cyagenze neza. Mdogo. Moses ni tugiye kujya tubana kuri podcast so far. Yeah. Hamwe no kuri ya program ya Game Day Hype. Yeah. Bimeze bite se? Na fresh kabisa. Cyumweru cyagenze neza. Yes sir. Magame yararyoshye. NBA. BL. Basket imera turyohera muri iminsi kabisa sana kabisa. Bari raryoshye cyane kabisa. Abana maze kubona na mukanya Monastiri. Maze gukubita Petro. Uroswa rubwa mbere kubise kuva Petro. N'ubwa mbere. Arya saba bose saba champion. Petro n'ubwa mbere tsinze Monastiri. Okay. Kuva BL yatangiye. Bose n'aba champion. None se bose n'aba champion. Ubushize Petro yagiye ari nka best loser. Petro yagiye nka best loser birangira igitwara igikombe. Yeah. Kandi biri likely kira conference ari izavamo best loser n'ubundi. Uko byagenda kose kabisa. Tujye kuganira ku ngingo tutangira muri bar ariko n'ubundi bar turaza kwiganiraho. Ariko by'umwihariko kuri equipe yacu, kuri equipe zaduserukira, kuri equipe zaserukira u Rwanda. Muri BL ariyo APR. Turaza kwiganiraho gatoya. Noneho turebe no kuri harisaga imaze iminsi mu Rwanda abasifuzi. Abasifuzi na basket yo mu Rwanda byabaye ibibazo kabisa. Ariko ni kuva kera sinzi impamvu ariko abantu babibonye. Ubu ngubu nge nkeka ko ari uko sinzi wenda turaza kubigaruka byimbitse ariko nkeka ko level ya basket uko irimo irazamuka mu Rwanda. Sinzi niba level y'abasifuzi irimo irazamuka. Ntabwo biri kujyana. Nkeka ko ari cyo abantu benshi barimo baribaza. No turebe no kuri championnat yacu, ligue yacu igeze hehe. Hasigaye imikino mike kugira ngo playoffs zitangire. Mike kabisa. Noneho reka kwanza tunatangira. Reka nkubaze kuri noza. Kuri wowe wabaye no muri ligue by the way, wabaye no muri ligue. Ikibazo cy'abasifuzi. Ngenda za guha aviyange. Akubanza umbwire like nyine ubibona gute niki byangiza? Abasifuzi navuga ko ni imwe mu nkingi zikomeye cyane z'umukino uwo ari wose kabisa. Niyo yaba atari basket yo no ni ibindi abasifuzi kabisa. Turimo turareba ligue ikomeye. Ligue rero uko ikomera bigomba kujyana na level y'abasifuzi. Abasifuzi buri game nta kipe iri gutsindwa ngo igende ivuga ngo ikibazo cy'abasifuzi nka game y'ejo bundi ya final ya UGB na APR. Nayo urabizi UGB wa mukinnyi wabo wambara 22. Hari bazara agiye gushuta aravuga ngo mukama ngo yamukora ikosa. Bivuze ngo UGB nayo yatashye itemeye ko cyane wenda na APR nayo itemeye. Ari nayo yatumye ngira ngo abanyamakuru bitekereza APR itavuga ngo nubwo dutsinze game ikomeye ngo abasifuzi batwibye. UGB itabasifuze ati ewana tizazari lance 3.
game urebye game zose rege yo none n'ibindi buri nta game igitsindwa ngo yemere ko yatsinze rege none rege abasifuzi uko mbyumva ngarutse ku kibazo yarumbajije federation idufashe bakora inama bagira gute uko tubona amahugurwa abatoza abakinnyi barimo baragenda level yarazamutse abari kuza abatoza bo hanze uri kubona ko nkungu nka UGB ntabwo ikiri gutozwa na Murenzi ifite wa mutipe w'umurundi sinibuka izina rye neza ariko Murenzi arahari no mushampion w'i Burundi arahari simbiza I'm not sure gusa mu bigaragara head coach uri gutoza se sinuza uriya mutipe si bigaragara amakuru ufite nk'ejo bundi muri GMT Murenzi yaricaye hamwe ba coach Ken babicaye nyine muri VIP yicaye nawe nyine mu bamambre kandi ari umutoza so nese uguri kumva amakuru ngiye mfite kandi umutoza mukuru y'abatari gutoza ari ukumuhishira ko abakinnyi biwe ahubwo amakuru mfite nuko Murenzi afite amayishuku nyine ku inside yasoye kandi kazakora ego noneho yabanje kubanza kuyashyira iyo nayo narinzi nyine nireberaga ku kibuga kugira ngo agaruke muri team ntabwo ayo ni amakuru yandi uduhaye ariko ntawamenya wabona ariko kundi baba bashaka kugira ariko ngiye n'ibyo ngibyo nzi uriya mu assistant coach wiwe yatweretse ko ashoboye arashoboye vraiment kabisa yanakinnye ligue ndumva yarakinnye no mu Rwanda I think yaciye no mu Rwanda aho abantu bamuzi kera ariko icyo tukiri kuri saga y'abasifuzi ngiye icyo ndimo ndavuga nibagerageze kabisa abasifuzi bacu bashakira amahugurwa nicyo kibazo gihari menshi kandi ikindi urabona ko neze muyizeka ngubaze ubona abasifuzi ari kutamenya gusifura barabizi bazi gusifura nese bipfira ntago nyine level game kuri miragenda ntago barimo barajyana nayo nkubo ngunye uko mbibona nka Gaga sinzi niba Gaga muri liga sifura match zingahe kandi Gaga twavuga ko ari umusifuzi wa mbere mu Rwanda akoreka tukanoting impamvu adasifura match nyine bundaza kubaza yinuza ikibazo I'm not sure sibyo impamvu adasifura game nyinshi ni abasifuzi benshi bakomeye dufite barimo barasifura nta musifuzi wavuga ngo wenda ngo abasigaye hanze Soferi naba nkubeshye nawe Soferi so wavuga ko wenda ari ukurikira Gaga no muri experience no mu biki byose Soferi ararenze sibyo ni umusifuzi mwiza of course uri kumva none se kubera iki tutarimo turababona ngiye navuga ko kabisa ligue iraryoshye ariko niba dufashe aho umuntu azajya atsindwa atavuga ngo banyibye kandi twarebye game nziza mu by'ukuri umuntu atsindwe ataheye uretse ngo ngiye fact zituma mu by'ukuri ntagaruka abasifuzi batazi gusifura icyo ni cyambere turacyemeranyaho yego okay reka ngiye nguye fact zanjye umwaka ushize kandi ngira ngo nindi myaka itambutse cyangwa uko bigenda federation kwanza reka mbere ku kintu cy'ukuntu ubundi abasifuzi bahembwa amafaranga angahe ntago mbizi amakuru ahari nuko abasifuzi bafata inoti ya 5 kuri game 5 by'amake iby'amanyarwanda n'asara amadolari inoti ya 5 kuri game oya njye ahubwo amakuru nari mfite ya 20 ayo mperuka kandi ntago ari kera ni inoti ya 5 reka tuvuge ko ari 20 na 20 ni make deja noneho uvuze 5 yabikabije okay reka tuvuge icyo wenda wayakuye nanjye aho nayakuye simizeye 100% gusa nyine urabizi ko mu Rwanda kuvuga ku kintu cy'amafaranga kameme ni indisho ntago bakunda kubigarukaho reka icyo ngicyo tukiveho gusa uko biri kose abayo yanjye mvuze byose ni make cyane uri gusifurira abantu bahembwa $20 by'idolari bahembwa $10 by'idolari kuko intimida biroroshye kuguhamagara twavuga ati bimeze gute dushaka kujya muri playoff bakakwentimida nyine uyu musifuzi ahembwa amafaranga make kumuha ruswa biroro wenda ntituvuze nganganye n'umukino ariko nyine abari muri comfort zone ntabwo tuvuze ko ari ubahaye ruswa sibyo batwumve neza nabyo byashoboka kuki ushaka birashoboka ariko kandi bivugwa nabyo biravugwa n'ibintu ariko ntabwo mvuze ko hari uwo nabonye bayiha gusa icyo ndi kuvuga turimo turavuga nuko bishoboka niba uhembwa amafaranga make nshobora kuza bitewe n'utubazo ufite muri famille cyangwa nyine nza kumere 20,000 n'amafaranga make muri Kigali make kuri game man sibyo niba usifura game usigeze bari mu cyumweru niba game bari mu cyumweru baguhemo game imwe icyumweru gitaho indi game ngayibaze tuvuge ko mu kwezi usifemo match 10 da zabaye none se niba udahembwa kwezi muri off season uzabayeho gute uzatangira gutekereza uti harabura ukwezi kumwe
ngo ntuza zirangire ngo playoff wenda zirangire tugiye muri gap y'amezi 2-3 nta shampiyona ihari uri kumva utangira uvuga ati kashaka amafaranga azantunga muri aya mezi ndabeshye ntabwo ari noneho reka ngiye kurangiza ntuza zanjye icyo ni cyambere cy'amafaranga make niyo mpamvu abo bagaga utakiri kubabona abo basuveri avuga ati ndaza gukora 5,000 kandi mfite akandi kazi kamemba amafaranga wenda runaka ari bumfashe ari bunsunike mu buzima bikubyumva ntekereza ntago ndi sure nyine 100% ariko ntekereza ko ari impamvu ya mbere ikindi umunyarwanda umusifuzi w'umunyarwanda asifuye game guhera kuri game ya mbere ya shampiyona ya ligue igitangira agejeje nyine regular season agejeje kuri game ya nyuma ya regular season then hagezeho ahantu ho kubona exposure yiwe nyine abone ajye kuri spotlight cyangwa agire abone n'amafaranga abone na balance wenda cyangwa n'utundi tuntu dutoya igihe kirageze aricyo cya playoffs wisuzana abasifuzi b'abanyamahanga wa musifuzi wagufashije guhera kuri ntago yizeye ko azakora nabwo ntago wizeye intuza capacity yiwe niyo mpamvu ugiye kumuzanira abanyamahanga nkeka ko ariko ngiye bura ikintu mvuga kira kintu bakoze hari abantu bagifata muri bifite kwanza kote iri positive icyambere birice umutwe w'abasifuzi kote iri negative ahubwo ya mbere hari icyo cyambere cyo kubasifuzi waruvuze hari icya kabiri noneho kwanza ntago bawe expose nkawe nka federation ko abasifuzi basifura ligue bari hasi ligue yawe iri hasi nyine bivuze ngo ntago bizeye icyo ni cya kabiri ntago wizeye ko abasifuzi bawe basifura regular season basifurana na playoff dufite abasifuzi bari international bageze ku 8 nimba atari 7 wabazanye se ubundi abari buzana abagande se abagande benshi bajya baza gusifura kandi ligue yacu bavuga ko ari ya gatatu muri Afrika yego none se nge ndibaza ariko reka nkubaze indi fact uretse ngumbwira indi fact yanjye wari uzi ko buriya abasifuzi yego batari nyine batagengwa na federation n'organire externe yego nubundi ni ntuza bafite ntuza muri federation ariko ni muri federation yego iri under federation uko bura federation ni federation uko bari reportinga muri federation babarirwa muri federation unone se kuki itaba organire interne ukaba department ukwayo nyine cyangwa externe ahubwo externe se gute kuki bagira externe iri interne muri federation n'ubundi ayishwa si iri aboro nimba ngo ari arabu nimba ari iki abasifuzi se baba yaba federation ni se federation bahemba federation ihemba arabu nayo igahemba abasifuzi ivyo ngibyo ntabwo nari mbifite amakuru fresh ariko gusa ngiye icyo mvuga harya ni arabu none ko kwemeza bafite no office yabo reka nkubwire ntabwo office zabo ziri muri federation niba shaka bari ku ruhande cyabari icyo dushaka ni kubona ireme ryabo kuko ngiye reka nkubwire ikintu kimwe uri nk'umusifuzi nyine inama nakugira nko niba ni umusifuzi utwumva vraiment sibyo ikintu cya mbere badufasha wetekereza kuri kariyeri yawe sibyo banzo menye ko BAL niza gucuzinga babohereza aya match basifura muri ligue niho bahera Afrobasket iy'abahungu iy'abakobwa amanda yitini n'ibishyi byose baselect kandi hari aho barimo amafaranga menshi cyane harimo amafaranga barimo amamiliyoni ariko se niba uvugwa unugwanugwa kucyo kintu we federation playoff zawe zagera ukahita uwenseramo abasifuzi b'abanyamahanga abasifuzi regular season bose ugashyira ku ruhande ukazanamo nibura abasifuzi ntabwo barenga 3 basifura playoff cyangwa 4 sibyo bivuze ngo abo ngabo wazanye muri playoff ni Gaga ni Soveri n'undumwe cyangwa babiri sibyo na wa mutipe wundi umunyamahanga umunyeritrea n'umunyethiopia hafa uri kumva nawe wenda sibyo ubwo ngubwo bishatse kuvuga ngo nabo wizeye Afrobasket nabo ngabo bizahamagara baza bagire gute bajye gusifura kuki tutabona abasifuzi bacu bazamura level sibyo ngo bajye no gusifura ari ma competition akomeye babonemo amafaranga niba guhereza udufaranga ukaturya ari udufaranga dukeya biragenda gute ako se nyine urumva level yawe uzaguma ari 20 by'i Kigali akuguri none uribaza ko wenda turashima ko umubare w'abasifuzi wazamutse ho gato ariko uzi ko hari match nyinshi umusifuzi yasifuraga game ya mbere urabizi ko ku munsi yakunda kuba game 3 umusifuzi agasimfura game 2 zikurikiranye what do you expect ubundi what do you expect kuri game ya kabiri na fatigue no mu mutwe ashaka kuri ibibazo muri game ya mbere akabizana no mu ya kabiri kubera wenda yarakaye afite ibintu by'abasifuzi rero ngiye ikintu nagiraho inama abantu federation cyangwa n'abandi bantu ni ukuvuga ngo abasifuzi ubundi niba ufite game mu kiganza cye of course ni ushobora kuryoshya ligue cyangwa ligue kabiri cyane rwose kandi si ibintu byakakanye ni ibintu bya kera bimaze imyaka myinshi nyine abantu
ngiye naguhera kuri uribuka baza Adonis yakubise Nuza yakubise Patriote bari gukina akina muri reg muri RDK ntabwo byavuzweho rumwe uri kubyumva n'utuntu twinshi nukuvuga ngo Nuza ligue yacu ifitemo ibintu byinshi bigoye ifitemo ibihanga byayo ku ruhande ariko n'abasifuzi ntabwo cyakabaye kuba ari iki ntabwo yakabaye kuba ari ariko nanone Rutayisire ikindi kintu tutakwirengagiza ntashaka ko tuva ku basifuzi tutavuzeho nanone twibuke yuko izi game ni game za santima sibyo zikora ku marangamutima y'abantu umuntu rero utishimye umuntu utsinzwe uko byagenda kose abantu benshi bashaka aho babyegeka hari naho rwose ubona nanone sinareka kubivuga game yabaye nziza mu by'ukuri ukareba ukabona nta kosa ryakozwe ariko abantu bagata bavuga ngo ngo umusifuzi ntabwo nirengagize ko nyine bafite amakosa ariko nanone n'abafana nabo nibihangane niba utsinzwe utahe wemeye ko watsinzwe umufana ntagiye kublaminga usko game level bigezeho abafana basigaye baza kuri game ngiye narayibonye ejo bundi cyane cyane nko muri GMT even no muri champion usko abafana basigaye baza kuri game babona umusifuzi bakitavuga ngo ngo ari uyu nguyu ngubwo afana ngura ngo nuwaperi ngura nuwa Patriote no rero iyo yibeshye akagira icyemezo afata kiri kontre yabo cyangwa gifavoriza ya kipe bavuze bahita bavuga ati si twabivuze ikintu kinangaza nuko ubundi bavuga ko APR ariyo ikipe iri favore kuri arbitrage mu Rwanda ahubwo nkabona ariyo ya creminze nayo yirwi reclama nyine bishatse ko nyine ari ikibazo gikomeye ariko nanone abantu bari muri basket bari muri community ya basket natwe turimo nimba dushaka kubuildinga industry ya basket ikomeye tureke kugendera ku marangamutima twenjoyinge niba tugiye kuri game tureke game twenjoyinge ureke kubanza kureba ngo ninde wasifuye urebye umunyamakuru wanditse irankuru simuzi ariko urebye n'umunyamakuru wanditse irankuru yanditse kubera claims z'abakinnyi ba APR cyane usko umuntu areba akavuga uzi inshuro reg imaze kureklama reg yo nibindi uzi inshuro reg imaze kureklama uzi inshuro Patriote imaze kureklama game ya reg nirangira jureba ntuza jureba stati ama post abakinnyi ba reg no bageze bakajya bana bipostinga kubera iki ukoze inkuru ari uko nyine tureke kwibuka n'amarangamutima buildings inkuru mbere before none ni inkuru ntago nta muntu natatse ariko ntago ari inkuru iri balanced ntago none like nyine hari ibintu byinshi tureke kugendera ku marangamutima nicyo ngiye nshaka kuvuga sibyo nimba hari ikintu kitagaragara itangazamakuru ryo muri basket impande zose wigendera ufate cyangwa uzanemo fanatisme uri kwandika itangazamakuru ryacu kuko hari abantu rega hari abafana like sinzi kwiterwa neza navuga ngo wenda ngo atitekerereza sinzi nyine we ubona ikintu uko cyanditse akahita gifata gutyo atagize ngo nyine atekereza navuga ati ubwo uyu munyamakuru abyanditse nibyo nanjye nabibonye twaribwe n'ibintu so niba uri umunyamakuru balance inkuru yawe urebe ntazagira umuntu uvuga twe ntabwo turi abanyamakuru ariko mani ibyo bintu ngiye maze kubibona ko basket baba biganiraho nk'abandi bose abantu benshi muri industry ya basket bayoborwa n'amarangamutima cyane turetse n'ibyo byose bazanamo ntujye ubibona no ku bibuga umunyamakuru bakavuga ati umunyamakuru ni uwapera none wareba n'inkuru akora ukabona ziri ku ruhande rumwe kandi kubera ko n'abantu batazi what's going on muri basket babifata gutyo usanga n'umuchief editor wawe wamugani basket habe na gato nta kintu na kimwe ayiziho so rero man iyi ngingo y'abasifuzi tuyive ko tuyive none se ngewe hari uwumva yumvishe ngewe na Kizito twayerekera tubivuga abafana mureke kuyoborwa cyane n'amarangamutima umenye ko nawe yaje mu kazi ari gukora akazi ke niba sifu ikintu kitari muri amfaveri yawe bikumva ko buri kanya wanarengeye umufana ntabwo wamubuza kugendera ku marangamutima nyine nagende ariko ariko kwataka abasifuzi yagiye no mu bakinnyi barebe niba bigenda fresh sibyo na federation idufashe abasifuzi namwe ku giti cyanyu namwe mufashe basket ku building akona muri abantu muri inkingi zikomeye sibyo mudufashe namwe mwifasha kuko ni kariyeri nyine bari ku building kariyeri zabo ndabeshya ndikumva ariyo solution twafite reka nkubwire indi ntuza akandi kantu nshaka tuvugaho nubwo kari out of context maze iminsi nzunguruka urumva cyangwa n'abantu nyine n'abafana n'abantu bareba basket kandi nawe icyo nzi cyo kantu warakabonye
urabona bare izaba ku itariki 17 ego sibyo siyaburamo nk'ibyumweru nka 2 ibyumweru 2 n'indi minsi irenga muri kino cyumweru gishize BL yatangije campaign yo gukora ntuzi yo gukora advert ego ya bare bro iri kurundi iri kwibona ahandi hantu hose amaradiyo yose ari kuvuga ukuntu bagurisha amatike ari kuvuga uko bizaba ibintu byose muri supermarché uri kubona bare ku mumotari uri kubona bare kuri bisi ni bare ahantu hose ni amaposte yose amaposta ahantu hose mu mujyi hose ni BL biriya bintu federasiyo yacu yabyigiyeho kweri uzi ko mu Rwanda abanyakigali nyine batari muri area ya basket bamenye ko mu Rwanda haba basket nk'iyo wenda ari umuntu ushaka prot kuko abantu benshi bajya muri arena benshi abari prot basohokanye sheri we bagize ambiance cyane ariko uzi ko basket yamamazwa iyo tugiye gukina playoffs ikintu kibabaje ntabwo reka nkubwire ikintu kibabaje ntabwo buri kizi nuko BL 80% cyangwa 90% ize nko gukora ibyo bikorwa byose ikoresha abantu muri federation ikoresha abantu basanzwe muri basket ikoresha abashazi bo kuri arena ubona ikoresha baba bouncer ubona kuri arena n'aba ngabo bakora amaposta bose n'abantu muri federation ariko kuki tutamamaza imikino yacu man federation ujya kubona ukabona turi kwa gatatu ukabona barapostinze ngo games are Friday ngo ari Friday night ngo hari games wajya uziko bigezaho na ya party yo hasi abe hamwe muri CIP abe no hirya muri regira hasi uziko atacyuzo ne y'abaraperi na Patriot hasi gusa uribuka before arena ikicyo no hejuru haruzi andi muri plafond hejuru babaga abantu man yenyeka ko ari ikibazo cyo kwamamaza ni ikibazo cyo kwamamaza ni ikibazo cyo bajye babivuga hakiri kare bajye man kwamamaza game nese si ubucuruzi nkeka ko ariko cyangwa se ariko hari amatimu uretse gato singiye guca hari amatimu afite gahunda uziko rege yubatse ikibuga se yes nukuri kw'Imana rege nibwo kitaruze ko sinzi nimba cyaruze ariko mfite amakuru ko rege ifite koti ya ibyo nabonye bya polisi irimo irubaka nayo aperiyo urabizi ko Kimihurura bari kubaka gymnase se yakwakira amashampiyona ingana urakura kwa Petit Stade abantu 3000 nibura nibo bavuga ko urumva yape ikintu cy'umusirikare ntupfa kwinjiramo gusa nyine bivugwa nuko abantu nibura 3000 bashobora kuzabica kandi hano urabizi ko Petit Stade yicaramo icyatanga bicaye cyaba ari ibintu byiza yaba ari sawa yaba biturutira ire kubwira ngo amatimu amwe namwe ari kugenda asobanukirwa ibintu nyine ari gutinyuka ari kubona ko bishoboka gutinyuka gufata game yawe nyine home ama game yo mu rugo wakiriye ukayihostingira ubundi nabyo byabye nkeka ko urumva nibwo abantu banamenye basket nibwo twakunda basket urabizi ko game zacu ko ari federation izi hosting federation zose nizi hostinga n'amafaranga y'amatike byose ibintu byose noneho warangiza nkeka ko bafatanyije n'amakipe bakajya ikipe ikajya ibyikorera ikabyimenya ahubwo federation ngenda bizi muri football bibamo football amakipe nyine ari yishyuriza ariko federation ikafite umuntu ubigenzura ukuntu amafaranga ari kwinjira ikaba babyita ngo ni kuri VAR ngo umuntu aba ari kuri VAR waruhize ntabwo nari mbizi nyine hashyira umuntu ngo akajya kuri VAR yo gukurikirana ukuntu amafaranga ari kwinjira kugira ngo federation ya percentage yayo igiye ariko twebwe iwacu muri Ferwafa ako se percentage ubushaka ni iyi niyo nyiri ntuza niyo nyiri rushanwa ndetse ntabwo batanga amafaranga umusanzu w'abanuza w'abanyamuryango barawutanga oya ibyo byo ntabwo twabyinjiramo reka nkubaze equipe yateguye game yayo niyo nyiri rushanwa it is no sense man reka nkubaze equipe yateguye game yayo kereka nimba bohereza amafaranga runaka gute yo gutegura se oya of course nayo nuse nimba ntayo ni umusoro se niyo nyiri rushanwa uri kubyumva se karitegura ibintu byose none se abasifuzi wowe urabishyurira we nyiri ikipe umusifuzi ntumwishyura sibyo ikibuga hari ikipe igira ikibuga cyayo ariko ibibuga barabikodesha none se equipe nikodesha stade irazikodesha none se federation ifasha none se federation ikizemo ikindi kintu wakora federation irazifasha bavuga ngo federation ni umufatanyabikorwa ako reka mubaze moze tuvuge ama equipe atanu mu Rwanda ikindi kibazo nshaka kubaza before yuko turenga aho ngaho sibyo federation uzingo ninde federation niba ari abanyamuryango bose bavuga ngo niba UGB yatanze Keplika yatanga APR yatanga ibyo ndabyumva none se niba urabizi ko federation nitegura amakipe y'abatoya sibyo none zira competition z'abana zo
full basket ifite zihe mbwira nk'akademi ka basket uzi mu Rwanda ifite D2 pana D2 mbwira nyine akademi uzi ka basket mu Rwanda ka federation se nta of course ariko amakipe mato D2 izi kipe hafi zose zifite D2 ntabwo ari pipiniere man uri kumva D2 ni federation oya pipiniere igomba kuba erega nadibo ni ya federation ego cyane uri kumva so ikindi kintu nashaka kubwira uri kumva tuvuga urugero iyo ntuzirangiye shampiyona irangiye ari amafaranga bahemba nayo y'amakipe navuga ko ari nka cotisation baba bakora federation n'abanyamuryango federation n'abari mu Bwiza n'abari abantu bakora miliyoni 15 I think so kayo mafaranga y'amazi ahubwo zaresha kayo mafaranga ubundi y'amazi iki ni make nyine byo ntabwo twari ubwo amafaranga utaremba n'umukinnyi umwe cyangwa babiri ukwezi kumwe cyane rwose ukayakurira ameza bro man reka dufate commercial break tugaruke mu kanya Hey everyone, did you ever struggled by getting a basketball updates on news? I know you did. But yo, we got you covered. Africa is now. Borazone is a very good platform for y'all that is trying to provide every single detail about basketball, especially here in Rwanda, through our social media platforms. Please catch us up on our podcast and click on subscribe button on our YouTube channel and make sure you are following all the articles published on our website, which is www.borazone.africa. And don't forget to follow our Instagram page as well as TikTok and Twitter. All we want is to keep you updated. Peace out. Welcome back. Ozi. Yabana ibi bintu ntabwo twabivuga ngo tubivemo. Reka twige kwinjira. Champion yacu ifite ibintu byinshi. Ariko nikigaragaza igomba guhindura. Bigaragaza ko imaze gukomera. Ibigaragaza kandi na progress. Kandi Federation man Ferwafa biri gukora ibintu byose ishoboye kabisa. Tuvugishije ukuri nimba urebye basket kera tugifite petit stade yonyine ibyo gushima nibyo byinshi kabisa. Abakinnyi babonye facilities nyinshi bakoramo imyitozo. Hari n'izindi facilities ziri kubakwa zigiye kuzura ebana. Ikintu rakunze. Urazo ngo tura basket bye bura mu Rwanda. Bura ikintu cya mbere nakunze muri basket yacu bakoze. Bira bintu bizamurira ireme rya shaka. Ese barayagabanyije? Yego ubu si 10. Bira ni 9. Bituma ubu ni 9 kubera yandi yavuye. Bituma nyine nta blague ziba zirimo. Niyo ari ikipe ya migiye gukina ni yambere. Niyo uvuga ngo ireme rirazamuka. Ariko cyaza ubu ngo ubona bavuga ngo uburo bwinshi. Harimo underdog nyinshi. Hatazamu udukipe nyine. Cyakoze ubu ngubu anyway twese tujya reka tuvuge ko n'ubundi kuri ligue urabona kugira ama equipe menshi byo nta kintu bimaze ibyo bintu byo ndumva twigeze no kubiganira buriya nubwo ligue yagira ama equipe 5 ariko ari serious nubwo twagira ligue izajya ukwezi kumwe igahita irangira hari ama ligue bafite amakipe 8 yonyine ariko bahura inshuro enye ukumvishe no muri LBL gabibayo muri LBL na equipe bakinanye inshuro enye uvuga ngo home ebyiri away ebyiri ubona uko ari ego uvuga ngo nabo ibyo bintu uvuga ngo icyo kintu gifasha bituma nyine ikintu cya mbere abafana bararyoherwa nyine bahora babona kandi nanuza na competition ikiyongera nta kipe ushobora kurekera nta kipe ushobora kuregeza bituma ugura abakinnyi bakomeye ukazana squad ukuzi ko na amakipe yose bituma nyine ireme. Ese ubu espoir urabona bimeze gute kubigiye kumanuka? Igiseba first of all navuga ngo igiseba kuri championnat igiseba kuri espoir no kuri banyire espoir bwayo gahunda bafite kuri yo ariko ikibazo gikomeye kandi ase man espoir yabuze iki espoir ko ifite n'abakinnyi beza ifite abakinnyi beza b'abanyarwanda espoir uziko ntatinya kuvuga ko espoir iyo equipe ifite abakinnyi beza b'abanyarwanda muri iyi ligue nurese ni equipe bafite oya APR ifite abaye
na APR man APR si ifite abaye uretse abanetralize benshi ifite sasa abanyarwanda Espoir nyine ifitemo amatara ahubwo bavuga ngo ari kuzamuka ifitemo amatara meza Espoir man ahubwo uvuga ngo kandi na game yabo Paul n'umwanya iriho ntabwo ifite abakinnyi bakwiye ko muri kurugamba ese ubundi byagenze gute Espoir byagendekeye gute man uvuga ngo uko uri ku mwanya wa nyuma ntabwo bihwanye n'abakinnyi bifite abakinnyi beza pe ntabwo ifite abakinnyi bakwiye ko bari ku mwanya wa nyuma gusa nyine bari ku mwanya bakoreye icyo kintu navuga ariko hashobora kuba harimo ikibazo Espoir se yagize imvune uziko Olivier kuva muri Espoir ntako batagize they nyine bakoze their best kabisa ariko Espoir UGB irashyushye sha UGB irashyushye kiyo UGB irashyushye muri iyi minsi Uri na UGB ubundi se urabona UGB na Tigers ari equipe izakina playoffs nta muntu umwe akubwira ngo aho biri ubu ni UGB kuko UGB nyine iri barya basigaje game zingahe uzi hagati ya Tigers na UGB imaze gukina game zihangaye man UGB yego United Generation imaze gukina game ahubwo UGB bose basigaje game ebyiri bro bose basigaje game ebyiri gusa amahirwe menshi nuko Patriot izakina na Reg muri Nuza ya kabiri n'iya gatatu amahirwe menshi UGB ko yakanenga nayo urashaka umwanya wa gatatu yarakanye umwanya wa gatatu cyangwa wa kabiri ubwo nagashaka gukina na APR bazakina gusa nyine amahirwe masoko cyakoza hari ama equipe ngiye ntazi ukuntu byagenze muri Espoir ntabwo ndamenya ikintu cyayibayeho na equipe yitwa Kepra Kepra yasubiye inyuma ku rwego rwo hejuru kandi Kepra iyi season nibwo yagerageje kuzana abakinnyi benshi kurusha nuko se umuyobozi yahindutse kuri Kepra arya ntiyahinduwe umuyobozi ra Munyamenda nuva atari we Munyamenda ntago uri ukiyobora Kepra I mean nyine Kepra muri rusange nk'ishuri ashobora kuba kiri wenda kuba kiri kumwe n'ama equipe ariko numva Kepra yarazanye umuyobozi barazanye undi muyobozi uri hejuru ye ahubwo ikintu nibaza bari abakinnyi byaje kizuze ukuntu yatangiye shampiyona ameze neza Rutayisire Imana uzi ukuntu yatangiye shampiyona ameze neza ntabwo yagaruraga trop Olivier yageze muri Kepra Olivier nimba Olivier we yaravunitse wenda yavuye n'imvune ahubwo Kepra we n'imvune nyinshi umwaka ushize ariko nawe yaravunitse igihe kirekire Chad yaravunitse kandi noneho iyi ligue byirakomeye gusa iyi regular season yararyoshye pe umuntu uzavuga ko regular season itaryoshye mw'abanyarwanda ave mu zira za Patriot na APR kemeje undi muri finale wari ibonye na APR yo muri nagira game nayirebye n'iki kintu cyambabaje GMT kamubwiza umuntu wese ako iriya game ariko yajemo n'ibibazo byinshi tugiye kubijyo kandi tugiye kuri bahare ariko nyine ryangiza ako UGB Bergari yabivuze kujya naziramvune zibone ni ukuba game yari intense tough bro kuko urumva bavunitse haburi minota 3 ko game irangire muri katakana umwe bavunikiye muri play ubwo umwe muri offensive no muri defensive uramutse mu France yavunikiye kuri offensive kuri nuza kuri côté ya offense uri kumva no za Osborne avunika ari muri defense muri play it was a big loss ariko kuri APR kabisa no ntabwo ikintu cyambabaje mu buzima bwanjye urumva man nuko ikintu cyambabaje cyane bura nuko Osborne atazakina bare no yari n'inshuro yewe ya mbere sha ari no muri forme bare ya mbere no ikintu kibabaje kurushaho man umwaka ushize urabiswa agomba gukinira APR nanone muri BL asubira iwabo mvangi iwabo asubira muri Amerika agiye gusoza amasomo
azaga no gusoza shampiyona hariya nyine bari gukina by'amakoreje noneho agomba kugaruka akaza kwitegurana na APR Bari mana itavunikirayo ntiyakina n'iki cyatuma kina bare y'ubushize none rero man same time n'ubundi ushize avunitse ari mu kwa kane cyagiye igihe APR yari muri Qatar cyaze iriza big loss kuri APR no ku banyarwanda muri rusange ariko noneho no kuba atazakina for basket man ngayibaze no kuba atazakina for basket man ese tuzakinisha ndi hariya ku mwanya ni ikibazo gikomeye none se mubazi buri APR wowe urabona yatwara abandi APR muri kuko iracyafite umwanya w'umunyarwanda ikagira n'umwanya w'umunyafrika muri squad yabo amakuru mfite nuko bazazanamo Dickson wa mupeti wo muri NBA Academy ukina muri national yego muri national Dickson se sumuzi ni wa mupeti azaza kandi n'umukinnyi mwiza gusa nyine ntago ari kuri level ntago ari akina 4-5 nyine hose twara umusimbura ubundi yari umusimbura wa Osborne kwanza n'ubundi yagombaga kuzaza still uri kumva bivuze ngo ako nge sinzi twigeze kubyibaza bushize kwirikiye PR idashobora ubona nk'ubu ngubu gutya bagize iki kibazo nk'iki ngiki bivuze ngo ushobora kongeramo nyine kubera ari twavuga ko nyine ni force majeure bagomba kushaka undi mukinnyi w'umunyarwanda bashyiramo nyine kuri uyu mwanya sibyo cyase undi umuntu wenda w'umunyarwanda urabona rindi uninde uri muri position nziza uri muri forme kuki badashyiramo Steve cyo kibazo mura niba simbizi kuki badashyiramo Steve arahari Gaston sinzi nyine impamvu nyine umukinnyi wa Patriot dushobora gukina muri APR why APR ivuga ko muri statement bigeze gutanga baravuze ngo tugomba gukinisha abakinnyi dufite abakinnyi bacu none se Dickson no wabo numwaka ushize ryawe ura mu musaza niwe bivuze se Dickson no wabo none se umwaka ushize Osborne ataraza Ozi yari wabo ntago ngiye ibyo mbyemera ubundi APR nkeka ko ari ukubera ari umukinnyi wa Patriot ari nuza sari ari uguhangana simple as that ubundi nkeka ko APR yo politike yayo bivuga ngo umukinnyi mwiza wo mu Rwanda turamufite none se Gaston na Steve ubwo bamukonsidera nka atari umukinnyi mwiza man impamvu ya makipa dukubita umukinnyi mwiza wo muri Angola uri kumva aho ari muri Petro de Rwanda umukinnyi mwiza muri Senegal exactly ni bindi abari mu ikipe ya Senegal yari yose nyine abaruko beza umukinnyi mwiza umuruko mwiza wa Egypt abahari abari mu ikipe ya RS hari ikindi kintu abantu batajya bamenya buri umukinnyi w'umuroko combativity abafite ibitandukanye n'umukinnyi w'umunyamahanga of course nta nani biba bihuriye wenda n'umuhashi araza gukina ahangaha wenda afite shampiyona muri Korea abafite shampiyona muri Mexique ntabwo yaguha byose afite niyo yabiguha umukinnyi w'umuruko mana bazibya tumaze kureba andi makonferanse abakinnyi benshi bakora diferanse ni abaruko ngundi mukinnyi wa kabiri Kado kubera ko none ko ari muri APR ko ari muri Patriot ubwo nayo byarangiye nashobora gukina hari umujene nari ndi kwibwira ejo turi kureba match hariya kuri Petit Stade ndi kumubwira ngo Kado uri mu bakinnyi beza mani mu Rwanda ubu ngubu bari no muri forme Kado zimuvu zibe muri pente oya Kado n'umukinnyi utabaho none se muri national sai mukinnyi turi kugenderaho Kado birashoboka ibyo wayikuraho se ahubwo none Kado se ninde mukinnyi adafata muri defense waba uri umu big man waba uri cyara gufatara kwatara nanjye simbizi impamvu man umukinnyi ufite icon n'umupeti amaze kugira maturité man uri kumva Steve nyine ikibazo ni Patriot nuko bari muri Patriot Steve defense ya Steve wayinganye iki man iyo season tugezeho ndanababara Gastos man katuri kuri bar none Gastos si free agent nubwo contract ararangira muri hariya aracyariyo n'ubushize ngira ngo interview twakoranye iri kuri platform zacu zose barayumvishe yavuze ko n'impamvu ataza gukina playoff no kubera agifite contract apana playoff ntabwo biragoye yaravuze ngo genda bizinesi ntabwo yavuzemo playoff ibyo nzi icyo azashaka result kandi azayibona amakuru nanjye mfite shampiyona yararangiye yarizewe nuko playoff Gaston azaza kwikina exactly nubwo bari gukora imyitozo na Patriot uri kumva nibyo avuga ariko azaza kwikina rwose bari gukora imyitozo na Patriot rero byanga bikunda ahubwo wenda numvaga avuga ko yenda gusubira yari ari kuri game ya Patriot yakinnye na Nuza
na APR ndi batsinze APR no ejo bundi muri weekend ishize man ntabwo ngo aragenda iriya game bakinnye na ni weekend ishize se ahubwo se ejo bundi zino game nyine zeruka za champion oya zakina none se man ngiye sinzi kabisa akongera ngo tuzanabyakire kwanza kuko ibi bintu tubivuze igihe kinini twe turi n'abanyamakuru bo biganira igihe kinini abantu bose wabyumva ikibazo it is a big problem bivuze ngo kuba wasiga umunyarwanda mwiza kandi man dore buriya sureba BL uri kumva idea yayo ya mbere ni uguteza imbere abaruko mu mashampiyona icya kabiri guteza imbere abakinnyi b'abanyafurika sibyo so none se niba wipermita kujya muri iyi ligue imeze gutya sibyo ugatekereza ko uzarilayinga ku banyamerika babiri baguhaye ugatekereza ko uzarilayinga ku mukinnyi w'umunyafurika kwanza n'abakinnyi b'abanyafurika barimo barareba ndoye ukuntu ari gukina nta game ari kurenza amanota umunani ntabwo ari physical fit nyine ntabwo ari fit wagira ngo yaramaze igihe adakina ahubwo se biraya koko hari umutipe wigeze kuvuga ngo ejo ndi Dumbe yaramufasha aribura burundu game iramunanira Dumbe ni beast kandi Dumbe nawe ageze muri bare biranga neza kumva bare man bare wagira ngo bano bantu n'indi level bare n'indi level man ngo yibaze kuba ari indi level nureba ko tuvuga ko dufite umukinnyi w'umunyafurika ntufite umwiza kuruta abandi reba ejo bundi twe turimo turareba muri ikipe yo muri Senegal iri gukina irimo ba Devin Eke uri kumva irimo ba Peri uri kumva irimo ba Majoke bateri Majoke niho bari uri kumva bafite umutipe w'umuroko mu binda namonye afite amakuru afashotera muri centre uri kumva none baragenda bakavuga bati none ubwo tumaze gufata abaruko badaje twa dufite abanyafurika ba mbere baragenda bakakuzanira umupeta umwe muri Amerika cyangwa Majoke mwajyaga muvuga ngo yararangiye Majoke ukuntu umupira ari gutera Majoke se yari yarangira none se muri bare buri gihe ahora muri niyo atatse n'amanota menshi ariko bari muri all defensive team nibyo nabwiraga uriya mujene ati ubundi bare isaba abakinnyi b'abanyafurika nibura babiri bafite experience basanzwe bakina bare utaramisinze bare na rimwe ufite experience none man ngiye biranambo none ibaze wipermese kuba udafite umunyafurika mwiza wa mbere vuga ati ni karite nimero ya mbere sibyo uragiye uzanye umutipe no Bobungu uyu nguyu tutari tunazi sibyo uzanye Ndoye ni umupivo mwiza ariko ntabwo afite match fitness Maclay we yasubiye baramurekuye kwanza kugira ngo uyu mutipe aze uyu Niko waje ejo bundi kugira ngo aze nuko Maclay we bamurekuye oya yaragiye singara amafaranga barapfuye mbese muri kontrasinya ntabwo yasinye ko agomba gukina bare cyangwa ibiciro bazamuhereza baba bari muri test rwose uri kumva ariko babwiye Patriote ako se Patriote ari kubona none hari umukinnyi Patriote yeruka kugura ejo bundi bro uzi ibintu man cyaze Patriote wa mutipe aramushira kuri umunyamerika se ni umunyamerika yagiye no muri draft abantu drafted n'ibiki byose naramubonye ejo match z'ejo bundi ndimo ndamureba ni umuhanga kabisa hararenze uri umukinnyi uza buri game agakubitamo 25 muri iyi ligue ntabwo aba ari umukinnyi ako se Patriote ibonye kanga bundi yibeshya mu madiri y'amarekrito urumva nta mafaranga baba bafite baba bagomba kumakinga sure urumva yitwa Joel twe turi kuri BL sibyo wenda ikindi kintu wenda nakubwira kuri BL cyane kuri APR bagiye urabizi ko batwongera n'umunuza n'umupeti wa NBA Academy hari umupeti wabahaye witwa nahoze mubona yitwa Asane Mendia no mu cyo gihugu se nawe ngo ni umupivo ni umumeneri nawe ni umumeneri ariko ngo muremure kabisa ufite 2 metre baravuga ngo narabizi ngo ni muzima umupoint gad ufite 2 metre inka yanjye hamwe abanyasudani nawe ngo ni muzima niko njya numva ariko nyine se ubwo wavuga ngo uralayinga ku mupeti nkungu ikindi kintu reba iri tsinda rya APR sibyo ririmo Arahiri urabizi ko iyo ihuri komeye Tripoli ririmo Imbibi South Africa urabizi ko Cape Town Tigers yasenyukiye muri Imbibi yose ba Sibanyoni
waba tipe wa mushuteri wabo bande bose kandi Sebanyoni ni mubi kandi za kipe nzige ziburi mubi cyane baragenda bakashyiramo abanyamerika kwanza baragenda ubwo South Africa wese hari cyane n'umuroko nyine kina nk'umuroko umunya South Africa wese ahari barabanza bakamuzana aho akina hose muri Afrika bakamuzana bakamushyira hariya sibyo byabarangiza ubwo wandi ukina muri nationali yabo nyine mwiza wese ubwo ari muri MBB icyo si cyambere bakakuzanira sasa abanyafrika babiri beza uri kumva bakakuzanira n'abanyamerika nka babiri beza cyangwa abanyafrika babiri beza man iki nuvuga ngo nta kipe nimwe ikomeye muri bar na nimwe na kipe yoroshye sorry uri kumva bivuze ngo aperi rero ewana birayisaba ugashyiraho na Nairobi City Thunder ifite abaroko babasazi baguruka Nairobi so yibonye Nairobi ihora n'abakinnyi baguruka kabisa kandi babaroko abenshi ubundi n'abaroko ubundi ano makipe muri East Africa wenda nuko wenda basket yawe wenda bavuga sinzi n'ikintu tugenda tuvuga ngo ligue yacu ngiri hejuru kandi ligue yacu 90% igizwe n'abanyamerika ariko n'abaruko urega ikiza nuko bararimita abaruko nabo babonamo imyanya nyine bashyiramo mu Nyamerika umwe Afrika uzi ko ligue yacu hari igihe cyageze kinini ikaba irimo abarundi benshi so byibuka cyane hari ikindi gihe wenda abagande nibo ntazi mu Rwanda abagande nibo ntazi abagande bagira ligue z'abato zikomeye cyane kuruta ubundi tuvuga ko ligue yacu ikomeye abantu bashingira kuki ligue yacu ikomeye kubera competition nyine irimo kuba game itangire competition udashobora gufatamo abaroko 10 ngo babone nimba equipe nationale itarimo abaroko nyine abaroko bavuga ngo za Kanyarwanda 10 si batatu bahoramo si batatu bahora ni babandi nyine duhora n'abahora si batatu bahoramo man umva bare katube turekeye ahubwo tuzayiganira mu yindi edition sibyo ahubwo ndikumva sibyo twagira vuga gato ko NBA ngira ngo nayo NBA bari gukina playoffs nk'ibiri mbere ko dusoza yes bari gukina playoffs ubu ngo bimeze bitese playoff ariko Clomong imeze nabi kise bya Lakers ngiye kwigendera Lakers yagiye Lakers byarangiye yagiye yikubise muri game 5 kabisa yikubise nye kuri imwe Miami se bimeze gute ikumva Miami si yavuyemo rwose yarakubiswe nuza Bucks ya Antetokounmpo yakubiswe nayo yakubiswe nye kuri imwe Indiana yayikuyemo Knicks irabira ijoro irakina na Detroit Pistons ariko wa Celtic yarakomeje uri kumva Golden State nayo irakina game Houston yayiziritsa yarayikubise yo ariko ifite amahirwe you never know ko urumva game iriwe mu rukerera ubu ni game 6 uri kumva ko imaze gukubitwa 3 Golden State imaze gukubita Rockets 3-2 uri kumva game 6 niba tayitsinda bamenye ko biri bugorane kuko uri kumva game 7 izahita ijya kwa Rockets uvuze ngo iyi game 6 bari mu rugo bari muri Bay uziko niyo bagomba gutsinda cyane rwose ariko Clomong ifite amahirwe menshi okay kuva kera ifite amahirwe menshi kuva iyi season yatangira imeze nabi kabisa yarasaze bameze nk'abasazi ahubwo naguze ikipe ikomerewe Denver Nuggets imerewe nabi ikipe yitwa Clippers isigaranye nde man Denver isigaranye nde Jokic Denver sigishirayo Denver babakinnyi bayo bose ba Westbrook n'abandi bose baracyariyo barahari kabisa reka turebe ubwo iyo bikiri gutya mu makonferanse ntago nyine abantu bazireba ako gusa abantu bagiye bayireba NBA iraryoshye kabisa bayirebe wenda ubwo tuzajya tubyinjiramo cyane nitugera ku mafinale tuzagira aga segment ka bare ka NBA cyane nibagera ku ma conference finals abantu nabonye baradusabye kuvuga nyine kujya dutanga updates kuri update ariko numva ikipe twatuvuze ubu ni araboneka rwose abantu bari professional man buri kintu cyose bagisha cyane ubwo wenda icyo twavuga nuko Celtic yarakomeje izahura na Knicks ibifite games ebyiri kuri Detroit Pistons yarakomeje nihura na Knicks ifite amahirwe kwikura amahirwe menshi ubwo ni itsinda muri conference ya East Indiana irakina na Cavs yarakomeje muri semifinals Indiana iri kuri Cavs sibyo cyane rwose
ntawamenye NBA hari umuntu predictinga gutya ntabwo predictinga gutya you never know gusa nyine tuzajya tubyinjiramo cyane tugera mu ma conference finals ngira kabisa reka dushimire rero abantu badukurikiye tuzasubira ubutaha dufite game tugomba gukora kabisa ikiganiro cyari kiryoshye bagomeze badukurikire bakore subscribe expecting ibintu byinshi kabisa tugiye kuzajya twaprodinga nibura 2 mu cyumweru kuko tubishobora na game day hype ariko baduhe feedback ibyo dushobora kongeramo batubwire you guys ibyo dukora neza batubwire ibyo dukora nayo batubwire kandi dufite n'andi ma segment ari imbere menshi kandi meza kabisa Soreza rero thanks for coming man asante sana kabisa